ubu isi yose ihangayikishijwe n'ingaruka zizaterwa ndetse n'iziterwa n'imyuka ihungabanya ikirere igenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye, nyamara twabigizemo uruhare kugumana kw'ikirere byagabanuka cyane ko binatugiraho ingaruka nyinshi ku buzima bwacu. Imyuka ihumanya ikirere iterwa ahanini kuri ubu n'ubwiyongere bw'inganda ndetse n'iy'ibinyabiziga, aho imyuka ituruka mu nganda, imyotsi iterwa no gutwika amashyamba, imyuka iva mu binyabiziga, ibyo byose birazamuka bikagenda kure mu kirere, aho bitera impinduka nyinshi zirimo kwangirika kw'akayunguruzo k'imirasire y'izuba kazwi ku izina rya ozone, kwiyongera k'umwuka wa CO2 mu kirere, ibyo bigatera kugabanuka kwa oxygen, umwuka w'uburozi wa carbon monoxide nawo uriyongera kandi n'uburozi ku muntu. Kuzamuka k'umwuka wa nitric oxide ukaba uri ku gipimo cyo hejuru cyane, aho ibi tumaze kuvuga bigira ingaruka ku kiremwa muntu ndetse no ku byaremwe muri rusange. Iyi myuka rero ihumanya ikirere igira ingaruka ku buzima bw'umuntu, aha hakaba harimo kugira ibibazo ku mutima ndetse n'ibihaha. Ingaruka z'imyuka ihumanya ikirere zitera guhangayika cyane. Iyi myuka rero itera ibibazo mu guhumeka, bityo indwara zinyuranye z'ibihaha n'umutima zikiyongera, kanseri nazo zikaziraho, yaba kanseri y'ibihaha, iy'uruhu n'izindi zinyuranye. By'umwihariko abana bavukira ahantu hakunze kuba umwuka uhumanye bakunze kurwara indwara y'umusonga ndetse n'ama asthma. Hari indi ngaruka rero y'ubushyuhe budasanzwe. Indi ngaruka rero y'iyi myuka ni ukwiyongera k'ubushyuhe ku isi bizwi nka global warming. Uko ubushyuhe bwiyongera ku isi rero bigira ingaruka ku mazi yo mu nyanja, kuko hahoze ari barafu zishonga, bigatuma aho amazi yageraga harenga. Ingaruka zikaba imyuzure no kwimuka kw'abantu bahunga aho amazi yuzuye. Indi ngaruka rero ni imvura zirimo acide, imyuka mibi rero nka nitric oxide ndetse na SO2 igenda yiyongera mu kirere, ko ibintu rero bitwitswe haba mu nganda, gutwika ibishingwe ndetse n'ibisigazwa by'inyamaswa. Iyo imvura iguye ibitonyanga byayo byivanga na ya myuka, nuko imvura ikagwa yabaye acide. Ibi rero bikaba bigira ingaruka ku bimera, inyamaswa ndetse n'abantu. Ikindi kibazo ndetse n'indi ngaruka ari nayo ya nyuma ni ukwangirika kwa ozone. Nk'uko twabibonye rero, ozone twayita nk'akayunguruzo, iturinda imirasire mibi y'izuba. Uko ozone igenda yangirika niko imirasire igenda yiyongera ku isi, ikaba itera ibibazo ku ruhu ndetse no ku maso. Ese ni gute dushobora gukemura iki kibazo kugira ngo isi yacu isigare itekanye kandi nta ngaruka zose nk'izi twavuze ruguru zaba zikiboneka? Icya mbere harimo kudakoresha ibyuka byinshi bituruka ku mamodoka dutunze, kudatwika amashyamba, kudakora buri kimwe cyose gishobora guhumanya ikirere, cyane ko ibi byose dukora bigira ingaruka ku buzima bwacu ndetse n'ibimera muri rusange.